Alright, twagarutse mu ndirimbo nziza ku uyu munsi bakita Treat You Better cyangwa se kugufata neza. Kora subscribe hanyuma umva ijambo kurindi na follow kuri TikTok. Umva amagambo witonze. Ati ntago nzigera mbasha kukubeshya ngo nkwirarireho. Ndabizi kuri ya muhungu atari umuhungu ugukwiriye kubereye. Ushobora kumbwira niba nibeshya ariko reka ndabibona mu maso hawe nimvuze ko ari wowe wenyine ukeneye umubeshya. Ukamara umwanya ahantu hatari ahanyaho kandi iteka uba ushaka kubihagarika. Rero njyewe ndabizi ko nshobora kugufata neza uzi kuri ya muhungu yabikora, kandi umukobwa nkawe akeneye umuhungu w'umugenzi w'abantu. Gira niba turi kwangiza umwanya, ese kuki turi kwangiza amarira nyamara wakaba uri kumwe nanjye? Ndabizi neza ko nshobora gufata neza kurenza ukabigenza. Ati n'igihe nzagihagarika ku bwawe mukunzi. Icya kabiri kandi waravuze ngo nanjye uranyemera tu. Nguha urukundo uri kubura nkajya nkangukana nawe mukunzi, cyaba ari cyo kintu nkeneye kandi byaba bitandukanye. Wowe mbwira icyo wifuza ko dukora tu, kubera ko ndabizi neza ko nshobora kugufata neza kurenza ukuri ya muhungu abigenza. Kandi umukobwa nkawe akeneye umuhungu w'umugentlemaን. Mbwira kuki turi kwangiza umwanya n'amarira yacu y'ubusa kandi wabaye uri kumwe wakaba uri kumwe nanjye? Ndabizi neza ko nshobora kuba nagufata neza kurenza uko abikora. Nyemerera unyicire ijisho nk'ikimenyetso, umfate ikiganza tuzamera neza. Ndagusezeranya ko ntazigera ngutenguha. Iyo wowe gusa menya ko udafite wowe wabikora wenyine. Ndagusezeranya ko ntazigera ngutenguha rwose. Iyo umva amagambo. Ati ndabizi neza ko nshobora kugufata neza. Ndabizi ko nshobora kugufata neza. Ndabizi ko nshobora kugufata neza. Ndagusezeranya ko ntazigera ngutenguha. Kubera ko nzi neza ko nshobora kugufata neza kurenza uko yabikora. Kandi umukobwa nkawe akeneye umuhungu umwitaho umugentlemaን. Mbwira kuki twangiza umwanya n'amarira y'ubusa nyamara wakaba uri kumwe nanjye? Nyamara ndabizi ko nshobora kugufata neza, nkagufata neza kurenza uko abikora. Aka ni agasobanuro kase kuri YouTube, agasobanuro kase kuri TikTok. Ugenda ukore follow na subscribe. Umuntu utazi kwandika agasobanuro plus cyangwa y'umugore yagenda akandika mu ndirimbo zisobanuye mu Kinyarwanda ahita abona channel yacu yitwa Gasobanuro Plus. Ikorogo ikoze mu Gasobanuro Plus, hanyuma akadukomentinga akavuga ati ndashaka indirimbo iyi n'iyi, akanasangiza ibihangano byacu abandi. Ciao ciao.